iyo ushaka guhitamo umuntu muzabana, umuntu muzubakana urugo, cyangwa umuntu w'inshuti, uzite cyane ku bintu bikurikira. Ndabizi muri iki gihe biragoye cyane, ariko nka experience maze kugira wenda ntabwo ari nyinshi cyane, ariko iyo umuntu avuye mu bukobwa, iyo umuntu atakiri umu célibataire, hari ibintu byinshi aba yaciyemo ku buryo yabyira abandi bantu basigaye. Aza kumugira umwana we amugira imfura ye, amukorera ubukwe, amusubiza mu ishuri. Muraho neza, hano ni kuri The Week's Shining Star, njyewe ndi Kayitesi Ange, abenshi banzi kuri Tesi Ange. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku bintu byinshi bitandukanye. Turasubiza ibibazo byabajijwe ndetse bigasubirwamo n'abantu benshi batandukanye kuri ino nkuru ya Shema na Kendi turangije. Ndetse uyu munsi dufite abatumirwa batandukanye bavuye mu bihugu bitandukanye, bari kugira icyo bavuga kuri ino nkuru ya Shema na Kendi ndetse baduha inama. Wowe utarakora subscribe, kanda kuri subscribe ubundi twikomereze, ntucikwe. Humura, humura, humura nshuti, iyakuremye irakuzi, ntabwo yakuretse, ntiyagutererana. Hello, nitwa Jimmy Bizimungu, nkaba ndi umuririmbyi w'indirimbo z'Imana, nkaba mbarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hano muri leta ya Arizona mu mujyi witwa Phoenix. Nkaba nishimiye kugira amagambo makeya nganira namwe rubyiruko, basore namwe nkumi. Ni byiza cyane ko mugenda mukurikira izi nkuru cyangwa inkuru ya Shema na Kendi. Nanjye narayikurikiye kandi ni inkuru iryoshye kandi irimo inyigisho zitangaje. Ikintu nababwira ni kimwe, nuko iyo ushaka guhitamo umuntu muzabana, umuntu muzubakana urugo, cyangwa umuntu w'inshuti, uzite cyane ku bintu bikurikira. Icya mbere, uzabirebe neza ko uwo muntu agukunda by'ukuri. Nawe uzarebe ko umufitiye urukundo nyarwo. Hagati aho ngaho, iyo ukunda neza uwo muntu ushaka kubana nawe cyangwa kuzabana nawe, ukaba umufitiye urukundo kandi ruyobowe neza n'Imana, ndetse nawe ukabona agukunda, ibyo bintu uzabigire nyambere. Kubera ko twagiye tubona ingo nyinshi aho umukobwa yahisemo umugabo, ugasanga yaramuhisemo kubera ko afite family nziza cyangwa bafite umuryango ukize. Ugasanga bafite ubutunzi, bafite imitungo ihambaye, ariko se ningo zingahe umaze kubona zisenyuka mu minsi mike cyane, ugasanga abantu basabe divorce kubera ko icyo wakurikiye ni umutungo n'amafaranga umuntu afite, ntabwo ari urukundo. Amashuri ni meza, ndetse kuyagira ndabagira inama yuko mwayagira mukiga kuko ni byiza, ariko nujya gushaka umuntu uzahitamo kubana nawe iteka ryose mu buzima bwawe, ni byiza yuko ayo mashuri uyareba, ariko ntuyiteho ngo uyagire nyambere. Urukundo nicyo kintu cya mbere. Amashuri ni meza, kugira amafaranga menshi ni byiza, kugira imodoka nziza ni byiza, ariko ibi byose bibasha kurangira mu kanya gatoya. Ariko iyo mufite urukundo rw'ukuri hagati yanyu, wowe n'uwo ushaka guhitamo kubana nawe, nubwo mwakena, wari uzi ko n'amafaranga ashobora kugenda, n'ubutunzi bwose bukabashiraho, ariko kubera ko mufite urukundo ari rwo mwashingiyeho mushakana, ntabwo mushobora gutana na rimwe. Ni byiza rero ko ibi byose byiza mwabikurikiza
mukanabirebaho kuko ni ingenzi mu buzima, ariko ikiyobore byose ni urukundo. Hagati aho ngaho mufitanye urukundo, mukagira n'Imana nyambere, mukayigisha inama kugira ngo ibayobore mu rugendo rwanyu rwo gukundana kwanyu, ndabizi neza ko nta cyananirana. Icyo mbifuriza ni uko mwatekereza neza kandi mukareba neza ingero z'abababanjirije mbere yuko muhitamo, mukareba ese kanaka mama na papa abyeyi banjye bubatse bashingiye ku mafaranga. Uzasanga neza ko nta n'amafaranga bari bafite wenda, ariko icyo bari bafite bagize nyambere ni urukundo. Ababyeyi bacu barubatse ingo zarakomeye, imyaka 30, 40, 50, n'ubu baracyari kumwe, kubera ko ikintu bagize nyambere bashingiyeho ni urukundo. Rubyiruko, mukobwa naye musore unkurikiye, ndakugira inama yuko wakunda ugahitamo gushakana n'umuntu ugukunda, kandi nawe wiyumvamo ko umukunda nubwo byagenda bite, udashingiye ku butunzi gusa, udashingiye ku mashuri gusa, udashingiye kuri family background cyangwa umuryango uko umeze, ariko ushingiye cyane ku rukundo. Nubwo nibyo byose ari byiza. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, kandi mukomeze gukurikira Igitekerezo ni inkuru ya Kendi ndetse na Shema. Thank you. Cyangwa mwiriwe cyangwa ijoro ryiza sinzi. Nitwa Kayitesi Audrey, ndi umunyarwanda ariko ntuye Kampala, Uganda. Ndi n'umujene marien. Niga mu ishuri rya aviation school, ibijyanye n'iby'indege. Iminsi mike hatabayeho ikibazo cya corona nanone cyangwa mu cabin crew. Hanyuma ndahangaha ndi muri pause nk'uko mubibona, ndimo gufata amasomo menshi bitanyoroheye, ariko kuva nakurikira inkuru ya Kendi na Shema, mu by'ukuri buri pause yose ngira, buri break time, numva nanyarukira kuri YouTube kureba inkuru ya Kendi and Shema. Hanyuma nge nari umuntu udakurikira inkuru cyane kuri YouTube, ariko aho menye inkuru ya Kendi na Shema byankoze ku mutima, ku buryo buri saha, buri munota numva mbonye akanya niho nyarukira, kuko mutamurura ziriya nkuru zose nazishyira mu buzima busanzwe, kandi koko ni ibintu bibaho. Nkanashimira cyane Ange uduhereza ziriya nkuru. Ikintu nabivugaho cyane kandi nasangiza abandi bantu ni ukubabwira iby'urukundo ruhamye. Urukundo ruhamye rudashingiye ku bintu, rudashingiye ku mafaranga, rudashingiye ku butunzi, kuko Kendi yabigenjeje. Ndabizi muri iki gihe biragoye cyane, ariko nka experience maze kugira, like wenda ntabwo ari nyinshi cyane, ariko iyo umuntu avuye mu bukobwa, iyo umuntu atakiri umuselibateri, hari ibintu byinshi aba yaciyemo ku buryo yabwira abandi bantu basigaye. So ikintu nabivugaho rero, abakobwa, abahungu, be careful ku rukundo nyarwo. Ugomba gukunda, cyangwa se mushobora gukunda bigendeye ku mutima indani, amarangamutima mufite ku muntu, apana amafaranga. Mu by'ukuri, kuko urukundo nirwo rwubaka, urukundo nirwo ruzana imbaraga mu mibanire yanyu. Naho ushingiye ku bintu biragenda, buri kimwe cyose kigashira, ariko ifite urukundo nta kintu gishira. Mu by'ukuri mubaka neza, ndetse n'Imana ikabaha umugisha, hanyuma ibintu bikaza nyuma mwarubatse. Ikindi navugaho ni ku babyeyi, cyane cyane ababyeyi b'Abanyarwanda,
ababyeyi mbese bakadutererana kugira ngo tuzamenye amakuru tuyakuye ahandi hantu, ariko ntabwo ari byo. Umwana yamaze kuba umwangavu cyangwa se agomba kuba umwangavu yamaze kumenya byose. Umubyeyi agomba kuganiriza abana, gusa ntibyoroshye ariko tugomba kubyiga kugira ngo duteganyirize abana ibyiza biri imbere kugira bamenye ibintu byose. So rero umwanya wanjye urarangiye, nari ndi muri pause gatoya nkuko mubibona ndi no mu nzu. So inama natanga niyo ngiyo, kandi ndarangiza nshimira Ange uhora atugezaho amakuru. Inkuru nk'izo ngizo ziradufasha muri rusange kandi zifasha cyane cyane urubyiruko. So navuga ngo mwirigwe mugire ibihe byiza. Nari Audrey ahangaha Kampala, ariko nkurikirana iby'u Rwanda umunsi ku munsi. Murakoze cyane. Hello, nitwa Hozi, ndi umunyarwandakazi, mba mu gihugu cya Mozambique. Nkunda gukurikirana ibiganiro bica kuri YouTube, ariko nageze ku nkuru za The Week Shining Star. Ni ukuri ni inkuru nziza ishimisha. Harimo umukobwa witwa Peace. Kuba yizi, Peace yari umukozi kwa Kendi, umukozi yitwaye neza. Mama Kendi aza kumugira umwana we amugira imfura ye, amukorera ubukwe, amusubiza mu ishuri. Mbese Peace aba mukuru wa Kendi. Hanze aha ngaha abakozi tubafata nk'abantu badafite agaciro, kandi mu by'ukuri umukozi ni umuntu udufitiye runini cyane, ni udutekerera ifunguro ryacu rya buri munsi. Ni umuntu ukomeye cyane mu buzima bwacu. Twebwe hano hanze tubatesha agaciro, tugafata uko batameze, ariko ino nkuru irakwirisha wowe mukozi, wowe nyirabuja w'umukozi ugomba gufata neza uwo mukozi. Ni ukuri hanishigara umukozi azaza kubona muri ino nkuru, tunayitwara muri ino nkuru. Hari n'umugore ashobora kwitwara ku mukozi wiwe, inama ziriho. Rero ino nkuru si gusa, sivuga ku bakozi gusa, cyangwa hariho n'inkuru z'urukundo rwa Kendi na Shema. Nayo ni inyigisho nyine, hari inyigisho cyane kuko nta mupaka rugira, ntishingiye ku mafaranga, kandi birangira urukundo rwa rutima rwaje n'imbogamizi nyinshi. Rero umuntu arakora subscribe kuri The Week Shining Star, ni kuri waravuga subscribe kuri The Week Shining. Uyu mwanya rero tugiye gusubiza bya bibazo byabajijwe n'abantu benshi ndetse bigahurirwaho n'abantu benshi. Umuntu utari bwumva ikibazo yabajije ni ukuri twihanganire, twahisemo ibibazo bikeya ni nabyo tugiye gusubiza. Ikibazo cya mbere cyaragiraga giti: ese umuntu uvuga ino nkuru, umuntu wandika ino nkuru ameze ate, ni muntu ki? Umuntu wandika ino nkuru rero natangiye mbibwira, nitwa Kayitesi Ange, ni njye uyandika ndetse nkanayivuga, nkaba ndi umunyarwandakazi. Ikibazo cya kabiri kiragira giti: ese igitekerezo cyangwa se inspiration wayikuye hehe? Mwese murabizi icyorezo kimaze iminsi kitwugarije, n'ubu kirahari, cyatumye abenshi bava ku kazi bakaza mu rugo bakicara bakamara umwanya bari bored. Nafashe umwanya nicaye mu rugo, numva igitekerezo cyo kuba nahimba inkuru, cyo kuba nagira icyo ngira urubyiruko kiraje. Nibwo natangiye gufata ikaramu, ntangira kwandika inkuru yanjye ndebeye ku bibera ku isi hose. Ntabwo nibanze mu Rwanda gusa, ibi byose biri muri ino nkuru biba ku isi yose dutuye. Aho niho igitekerezo cyavuye. Ikibazo cya gatatu rero ari nacyo cyane ngiye gusubiza, cyaje kibaza giti: ese ino nkuru ni impamo cyangwa se ino nkuru ni true story? Reka ngisubize gutya: ino nkuru igice kimwe ni true story, ariko ni true story ku muntu utarashatse kwivuga. Ikindi gice ni igice cyumvikanya cya kindi kugira ngo kibashe gutanga inyigisho ahantu henshi hatandukanye, cyane cyane ku rubyiruko ndetse n'abanyarwanda muri rusange
n'abatuye isi bose. Reka nizere ko buri wese yagize icyo avanamo mu byo bagenzi bacu batubwiye, kandi afite icyo yavanyemo mu nkuru yumvishe ya Shema na Kendi. Umuntu utarayumva namugira inama yo kuyikurikira kuko irimo inyigisho nyinshi. Reka soze basabira umugisha ku Mana, ndetse nibutse waba utarakora subscribe ko yakanda kuri subscribe. Reka twikomereze na The Week's Shining Star. Ciao ciao.